Gukaraba intoki rero tuvuga ubaza ni ukuvuga ngo ni kangahe ngo ni ryari so gukaraba intoki kenshi nk'uko tubivuga ni ukuvuga ngo ni kenshi gashoboka. Iyo tuvuze gukaraba intoki ubenshi akenshi izi ntoki mureba zihorana amamikorobe, hari ahantu henshi dukora, hari ahantu henshi dusuhuza, ni ukuvuga ngo inshuro ushaka gukaraba intoki ntabwo nakubwira ngo nibaka gukaraba intoki kenshi gashoboka. Tuvuge nk'urugero wiriwe ahandi, uratashye, wiri usuhuza abantu, wiri gukora ku bintu, niba wakoze ku bintu karaba intoki, niba wasuhuje abantu karaba intoki, ukigera mu rugo karaba intoki, aho uri niba ubasha kubona amazi gerageza gukaraba intoki kenshi gashoboka. Ni ukuvuga ngo ugitaha ukigera mu rugo karaba intoki, hanyuma niba wiriwe mu rugo nabwo karaba intoki. Igihe cyose ugiye gufata amafunguro saa tatu ya mu gitondo banza ukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, hanyuma igihe ugiye kurya nibyo navuga gukaraba intoki, umaze kurya karaba intoki kuko byo uba wanduye nyine ugomba gukaraba intoki. Hanyuma igihe ugiye gutegura amafunguro nabwo karaba intoki, n'amafunguro yaronge neza ukaraba intoki. Hanyuma ikindi gihe ushaka gukaraba intoki niba uvuye mu bwiherero karaba intoki neza n'amazi n'isabune kuko ushobora kuba wahuye na mikorobe zo muri tuwarete. Ikindi cya gatatu, nimba umaze guhanagura umwana, bano bambara amapampa cyangwa se bambara umaze gukuramo umwana, mu gihe amaze kwihagarika, mu gihe amaze kwituma, karaba intoki neza n'amazi n'isabune. Icyo gihe cyose karaba intoki. Ni ukuvuga ngo niba wiriwe mu rugo ukabara none wakoze amasuku atandukanye, ni ukuvuga ngo ushobora kuba wakoze amasuku atandukanye. Tuvuge wenda nk'amasuku ahantu haranduye, umaze gukubura, umaze gukoropa, ibuka ko igihe cyose urangije karaba intoki mbere yo kugira ikindi kintu ukoraho. Ntabwo bivuga ngo umaze gukurupa ngo uhita wiruka ngo ujye kurunga imboga, oya, banza ukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ntabwo bivuga ngo umajije gukaraba uvuye muri dushe wakarabye umaze iminota 5 uricaye ngo ese ngo bagiye kuzana ngo ibiryo memo wenda nk'ubugari uvuge ngo urahita urya utabanje gukaraba intoki. Banza ukarabe intoki, sibyo? Ni ukuvuga ngo igihe cyose mbere yo kugira ikintu banza gukora, mbere yo kugira ikintu banza gushyira mu kanwa, my friend, jya wubaha akanwa kawe, banza ukarabe intoki n'amazi meza y'isabune. Icyo gihe kenshi cyane bizatuma wirinda indwara ziterwa no kwandura kwa kundi umuntu yakoze ku bintu agatamira. Icyo gihe uzaba uri kuzikumira. Ni ukuvuga ngo ukora igishoboka cyose kugira ngo ukarabe intoki. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uzi ko umaze umwanya udakaraba intoki, karaba intoki n'amazi n'isabune. Ahantu henshi niyo mpamvu usanga hari disponible amazi, isabune mu mabiro y'abantu, usanga mu madushe yabo harimo amasabune n'amazi kuko barabyubahiriza, nuko bazi ko izi ntoki zacu zihorana umwanda. Uvuye hano ugiye hariya, ugiye guhaha, wakoze ku bintu byinshi, hari ahantu henshi umuntu akora, hari ibintu byinshi ukoraho. Umuntu ashobora kuba yabikoze yabisize amagi, hari umuntu ushobora kuba yakoze kuri iki kintu afite amagi indwara zitandukanye, ntabwo bigaragarishwa amaso. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bitagaragarishwa amaso. Ukibaza uti amibe nayikuye, ukibaza uti iyi ndwara nayikuye he, korona nayikuye he. Ni ukuvuga ngo wagize contact na wa muntu mu buryo utazi. Gerageza rero gukaraba intoki kenshi gashoboka. Ni ukuvuga ngo bizagufasha kwirinda izo ndwara, bizagufasha. Niyo mpamvu ibyo rero nibyo tuvuga ngo gukaraba intoki kenshi gashoboka, nubwo wenda tutayipresiza ariko ndatekereza ikibazo cyawe n'undi hari undi wakigiraga. Ni ukuvuga ngo karaba intoki rero, muri make karaba intoki ukigera mu rugo, karaba intoki ugiye kurya na nyuma yo kurya, karaba intoki ugiye mu bwiherero, karaba intoki umaze guhanagura umwana umukuyemo pampasi cyangwa se umwana amaje kunyara cyangwa se ikintu umukozeho, karaba intoki n'amazi meza n'isabune. Ntabwo ari ugukaraba intoki. Gukaraba intoki rero ntabwo ari ugukaraba kuko ugahita ukubitaho amazi ugasanga ukarabye isegonda rimwe kugira ngo mikorobe zikuveho. Ni uko ukaraba n'ahangaha mu nzara ugakarabamo, ukabasha gukaraba neza rwose, ugafata umwanya wo gukaraba intoki byibura umunota umwe, ukafata umwanya uri gukaraba za ntoki za ukorere, niko bita gukaraba intoki. So nibaze ko rero ngusobanurira ahangaha kandi unyuzwe n'ikibazo warumbajije cyo gukaraba intoki. Indwara zandurira mu mpekero ni nyinshi. Ni ukuvuga ngo hari indwara zigendera muri uyu mwuka duhumeka, donc hari virus zigenda muri uyu mwuka duhumeka zishobora gutera ibibazo bitandukanye. Usanga umuntu wenshi yirinda akindi ariko ugasanga hari ibintu udashobora kwirinda. Nk'ikintu cyitwa grippe biragoye ko igendera mu muyaga uyu nguyu tugendamo. Ikintu cyitwa inkorora ni virus igendera mu muyaga, nayo biragoye kuyirinda. Ikindi cyitwa angine nayo ni virus, ni upper respiratory infection. Ni ukuvuga ngo ziragoye kuzirinda ariko birashoboka. Ni ukuvuga ngo birashoboka kugerageza uko ushoboye ariko biragoye ko ni ibintu bitagaragarishwa amaso ariko virus gutya mu kirere ziba zihari. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu gishobora gutera zandurira mu mwanya w'ubuhumekero, ni ukuvuga ngo
igituntu cyangwa se giterwa na bacille de coque, ni ukuvuga ngo nayo iragoye kwirinda ariko birashoboka kubera ko uburyo ushobora kwirindamo ni ukuvuga ngo bacille de coque ni ukuvuga ngo iyo dushobora kwirinda tumenya umuntu ufite icyo kibazo twihutira kumujyana kwa muganga, kuko hari igihe aba bakibasha kwanduza yandurira mu mwuka yego utabizi. Niba ubona umuntu afite amaze igihe akorora cyane, gerageza kumugeza kwa muganga abashe guhura n'abaganga, hanyuma bamufashe niba afite igituntu, barinde abandi kuko yakanduza abantu benshi, si abantu bafite iminite nkeya nk'abana, abantu bafite indwara ziri chronic akunda kubanduza byoroshye, ariko nawe yakwanduza kuko ntabwo igituntu kirwara abantu bafite ikibazo cya immunity ziri hasi gusa, yasaba abasirikare hasi gusa, nawe wese wakandura igituntu gishobora kurwara buri muntu wese, nanjye nawe twacyandura. So mu kubyirinda rero izo zose ni indwara zandurira mu ntoki. Kwirinda rero indwara zandurira mu ntoki ntabwo byoroshye, ariko uragerageza, ni ukuvuga ngo uragerageza. Urabyuka ugasanga warwaye grippe, urabyuka ugasanga warwaye inkorora, angine, so ntabwo biba byoroshye ariko birashoboka. Ni ukuvuga ngo gerageza rero kwirinda kujya mu mikungugu cyane, aho niho harimo amavirus. Gerageza niba ubonye ahantu hari imikungugu, gerageza ushaka ikintu ipfuka ku mazuru, ku munwa, kugira ngo hirinde kwinjiramo ayo mavirus ari muri ya mikungugu. Ikindi iyo wifubika kenshi gashoboka, birashoboka byose rero, ni ukuvuga ngo uragerageza bikanga, ariko wagerageje. Ni ukuvuga ngo uzasanga nk'umuntu ugasanga aba ahantu izindi ndwara zandurira mu mpumekero, ni ukuvuga ngo ushobora gusanga nk'umuntu akunda nko kuba ahantu hakunda kuba ari ya myuka ihumanye. Ni ukuvuga ngo biriya bintu bihumanye bishobora ni ukuvuga ngo biriya bintu bihumanye bishobora kwangiza ibihaha gake gake. Ni ukuvuga ngo iriya myuka yo mu ngara niyo mpamvu ubona badakunda kuyisohora ku manywa y'ihangu. Ikindi ahantu hari ibintu bihumanya by'imyotsi, ibi byose ni ibintu byangiza ibihaha, ukaba warwaye indwara zo mu mpumekero, ugasanga ufite dyspnea, ugatangira uwumva uri guhumeka nabi, ugasanga biragenda bikura. So gerageza kwirinda rero, birinda kwivuza. Nakubwiye ngo angine, inkorora, grippe, igituntu, ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu byanura umwana mu mpumekero. Noneho hakaza na za ndwara ziterwa n'ibintu byaguhumanyije. Ni ukuvuga ngo biragusaba yuko ugomba kujya wirinda ibyo bintu bihumanya. Ni ukuvuga ngo irinde kuba ahantu hari ibintu bihumanya, irinde kuba ahantu hari umwuka mubi. Ni ukuvuga ngo gerageza kuba ahantu aere, ni ukuvuga ngo umwuka mwiza. Mujye mugerageza abantu mwirwa mu nzu, mufungura amadirishya, mumve umwuka mwiza, mugerageza gutuma hari ibintu byinjira mu bihaha byanyu bishobora guhumanya umwuka wanyu. So good day rero, nibaze ko ikintu kiragenda gisubije. Indwara zandurira mu buhumekero zirashoboka ariko ziranagoye kuzirinda, gusa umuntu aragerageza. Ni nyinshi, izo bita upper respiratory infection. Good day rero, nibaze ko mwese mumeze neza, nanjye meze neza. Nawe niba ufite ikibazo mbwira, nyandikira, mbaza. Question de curiosité, nababwiye ngo umuntu mukuru arabaza akanashaka ibisubizo. Ni ukuvuga ngo nzi neza ko abantu mufasha, abantu bajya bampamagara, hari abantu bajya banyandikira kuri WhatsApp. Ndabashimiye mwese, mukomeze mubane nanjye, mpari ku bwanyu, mujye mubaza ibiri umuntu agira utubazo duto kandi tuba dukeneye ibisubizo. Yes, ndabizi nanjye ndatugira, ariko utujyanye n'ubuzima two nyandikira kuri channel yanjye, nyandikira kuri WhatsApp yanjye, nyandikira shaka mbaza, nta kibazo. Good day rero, nice time. Indwara zandurira ku ruhu, uburyo ki wazirinda. Ni ukuvuga ngo indwara zandurira ku ruhu birashoboka ko wazirinda, yego. Icya mbere ni ukuvuga ngo tujye twirinda gutizanya imyenda. Iki ni ikintu cya mbere gishobora kwanduza indwara zandurira ku ruhu. Ufashe umwenda w'umuntu, harimo ibyuya bye, harimo amavirusi, harimo bacteria ye yasize, afite indwara y'uruhu, nawe ukubise murambaye. Ni ukuvuga ngo twirinde gutizanya imyenda. Naho iki ni ikintu cya mbere kitari cyiza. Icya kabiri ni ukuvuga ngo tugerageze d'abord kuzivuza mu gihe. Ni ukuvuga ngo niba ufite indwara y'uruhu, gerageza reka kunegirija. Nisho kunda usanga bafite utuntu tw'uduheri ku mubiri, bakanegirija ugasanga aradufite ku maboko, akanegirija kutwivuza. Oya, gerageza kwivuza, kuko indwara z'uruhu nazo ziri mu ndwara zishobora kubangamira umuntu, zishobora kukubangamira. Yes, ni ukuvuga ngo uburyo rero twazirinda, ni ukuvuga ngo gerageza kwirinda kwambara ibintu byo kwambara ntabwo ari byo normal. Buri muntu wese agomba kugira umwenda wiwe. Hanyuma ikindi cya kabiri, kuko bya byuya bye, ya mavirusi, ya bacteria, ni ukuvuga ngo ayasiga kuri ya myenda, nawe ukaza ukambara. Ni ukuvuga ngo nawe ukaburanduye, akaba kwanduje indwara y'uruhu mu bintu utazi. Ugasanga mu rugo rumwe, ugasanga abantu babana barafite ya ndwara imwe, kubera iki baratizanye cyane imyenda. Ubundi buryo ushobora kwirinda kwandura indwara y'uruhu, gerageza ibintu byo gutizanya
imyenda y'imbere cyangwa se reka tuvuge ngo imyenda amasuime, reka duhere ku masuime. Imvuze imyenda y'imbere akenshi ushaka itumva amakariso gusa nayo ashobora kwanduza indwara y'uruhu, ariko nanone cyane cyane yanduza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu gihe uyifite yambaye n'utayifite akayambara. Ariko noneho reka twivugire isuime nk'isuime, ugasanga umuntu avuye muri dushe uragiye wambaye isuime, yego ni ukuvuga ngo hariya ntabwo ubona neza ko ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo niba ufite abana batatu gerageza kugira amasuime 3, niba mwaba muri abana wibyariye wowe ubwawe gerageza kugira amasuime 3. Ni ukuvuga ngo tandukanya isuime ya buri mwana, kuko umwana ashobora kurwara uruhu rimwe ugasanga yanduje. Tuvuge nk'urugero, hari indwara yitwa ibihushi, murabizi neza ko iyo ndwara ari indwara ikunda usanga abana mu rugo ugasanga barayirwaye bose, cyese ugasanga indwara wenda tuvuge y'uduheri ugasanga bose barayifite. Ni ukuvuga ngo gerageza rero guha umwana buri kintu kiwe, imyenda yiwe, isuime yiwe, gerageza mu buryo bushoboka ibyo bintu ugerageza kubitandukanya. Nubwo ari abana bawe uvuga ngo n'abana bawe, ariko ibyo bintu ugomba kubitandukanya uko ari bitatu. Ni ukuvuga ngo gerageza kubitandukanya wowe ubwawe, ugerageze kumva yuko urimo urapreventinga abo bana bose batatu. Niba umwe afite iyo ndwara gerageza kumuvuza byihuse kugira ngo yirinde kuyikwirakwiza mu bandi. Gerageza rero gukora icyo kintu, ugerageza kurinda abana bose icyarimwe, hanyuma umwe niba arwaye wihutire kumuvuza kugira ngo yirinde kwanduzanya abandi. So ni ukuvuga ngo urwaye rero, niba abana bari basanzwe banararana, gerageza kumutandukanya n'abandi. Ni ukuvuga ngo kumwizora, kumutandukanya n'abandi kugira ngo indwara z'uruhu, urabona umwe akontakte n'indi, amatembabuzi yayo ishobora guhita imwanduza. Gukoranaho, kwegeranaho. Ikindi muri iyo minsi wirinde kuba bakegerana cyane. N'uburyo ntago uburyo bwo kumukumira, ntabwo ari uburyo kumuhakata, ahubwo ni ubwo kwirinda abandi. Bikore mu bwenge, we kumwereka ko ukumiye, ariko we kutuma begerana cyane. Amatembabuzi aho usanga ubarwaje ari batatu kandi yari yarwaye umwe, washoboraga kuvuza umwe agakira, none ugiye kuvuza batatu. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo rero kora icyo kintu, ugerageze kurinda uwo mwana hakiri kare, ugerageze kumuvuza hakiri kare, hanyuma bizatuma n'abandi. Rinda rero abana kujya bakorana amasuime umwe buri wese yicara azi ngo isuime yanjye ni niyo ngomba kujyana muri dushe, yicara azi ngo imyenda yanjye ni niyo ngomba kwambara. Birimwe bivuga ngo abana ngo baravukana, ngo barangana, ngo ninkurikirane, ngo bagomba kwambarana, bitera indwara z'uruhu. Ubwo nibwo buryo rushobora kurinda indwara z'uruhu, murinda kwambarana, mwirinda ko. Hari n'ukuntu rero tuyatugura imyenda ya caguwa ugasanga urawuguze uhise wambara, jya ubanza rero umumese. Ni ukuvuga ngo ntabwo iyo bavuze caguwa ni imyenda iba yarambawe, ntabwo ugomba kwifata ngo uhite ukubitamo, kuko ishobora kuba imaze iminsi mike aribwo ivuye ku wundi muntu afite iyo ndwara y'uruhu, ugasanga urayambaye ejo urwaye indwara y'uruhu. Harimo abantu bagira indwara y'uruhu ziri repetitive. Ni ukuvuga ngo gerageza rero kuba wabikora gutyo. Sawa rero, nice time, bye bye. Nibaze ko ibyo bintu bitekerezaho, bye.